Vestina abwira Dorcas ngo wibeshye ugashaka ukiri muto ngo nagukubita. hari akandi kantu kiyongereyeho koro yaravuze ngo urukumva yaravuze ngo uruza umuntu utarangiza. Ni ikibazo gikomeye cyane ariko waguhane Paul urugero rw'ibyo ari we muze. Mbere yuko ugenda ikintu ndi kubaza muri Bibiliya cyangwa mu ijambo ry'Imana biremeye ko umwana w'umukobwa bakomeza kumuturubika adashobora kwihanganira umugabo bitewe n'ikintu kinini? Kuko niba umwana avuga ngo uruza umuntu utarangiza wagira ngo umwana yishwe n'uriya mugabo, bari abanyamakuru bafite ibintu binini. Reka nizere ko umeze neza, noneho amakuru nkuzaniye n'akasamutwe ukuri kose bagushyize hanze. Mbega umukobwa wanyu Vestina, inkuru ngiye kubura ahantu nyihera. Ariko mbere y'uko nkubwira iby'iyi nkuru pe, reka maze nkumvisha aya majwi wiyumvira mukobwa wanyu. Bya bindi bavuze ngo mubanze mugana ababyeyi cyangwa se ba nyogosenge babaganirize, bishobora kuba ari ukuri. Banza wumva aya majwi nawe. Ibi bintu warabivuze bakwita umusazi? Narabivuze kuko narabirebaga, naravuze nti uru rugo nta ruhari rurasenyutse, abantu baravuga ngo ntabwo ari byo, ariko kandi umutima wanjye ucitse ururondogoro. Ndumva umutima wenda guturika kuko Murindahabire naha turibaza Murindahabire kugeza ubu muri Canada abyifashe mate, kuko tugiye kubona nari ndi kumwe na Nepo w'Urugendo TV. Yego. N'ubu turi kumwe ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata, twari twaje mu rubanza rw'umusitari Silas Nzabahaye wafunguwe ejo bundi, ari mu rubanza rwa divorce n'umugore we. Tugiye kubona tubona kuri Instagram ya Vestina Nepo niwe wabimbwiye w'Urugendo TV, kuki bibona duhise dukora ikiganiro. Ariko kandi ntabwo birababaje cyane, birababaje. Ibi ni ugukoza isoni umupasitoro wo mu itorero rya Eglise des Amis Kicukiro wabashingiye. Ikindi cya kabiri ni ugukoza isoni ababyeyi, sosiyete nyarwanda, itorero rya ADEPR by'umwihariko. Umunsi Vestina asohoka mu itorero rya ADEPR ntagaragarize itorero rya ADEPR, kuko twavuganye n'umuvugizi w'itorero rya ADEPR Pastor Ndayizeye, yaravuga ati ntabwo nigeze mbona Vestina n'umugabo we, nta nubwo bageze ku biro by'ururembo rwa Ruhengeri, ntabwo bigeze batubwira iby'ubukwe bwabo ngo tubyange. Rero birita bivuze ngo Murindahabire ni ikibazo gikomeye cyane kuri Murindahabire, hejuru y'aya magambo uyu mwana w'umukobwa yatangaje. Kandi n'ubyibuka Godfather bakoze ikiganiro kwa Irene, Vestina na Dorcas, Murindahabire bari kumwe. Vestina abwira Dorcas ngo wibeshye ugashaka ukiri muto ngo nagukubita. Hari akandi kantu kiyongereyeho koro yaravuze ngo urukumva yaravuze ngo uruza umuntu utarangiza. Ni ikibazo gikomeye cyane ariko waguhane Paul urugero rw'ibyo ari we muze. Mbere yuko ugenda ikintu ndi kubaza muri Bibiliya cyangwa mu ijambo ry'Imana biremeye ko umwana w'umukobwa bakomeza kumuturubika adashobora kwihanganira umugabo bitewe n'ikintu kinini? Kuko niba umwana avuga ngo uruza umuntu utarangiza wagira ngo umwana yishwe n'uriya mugabo, bari abanyamakuru bafite ibintu binini. Ni ikibazo gikomeye cyane, biramutse ari uko bimeze ni ikibazo gikomeye cyane, kuko buriya cyane ubutunzi hari abantu benshi bakurikira ubutunzi, bashaka bakurikira ubutunzi ariko batazi n'ikindi batari bwarebesha amaso yagombaga kubabona. Vestina rero mu yandi magambo yavuzwe ko umugabo we Idrissa ari umutunzi, ari umuntu uyoboye imishinga mu bihugu bitandukanye, ari umunyamafaranga. Ariko se tukibaza ni iki noneho gitumye ashobora kuba yadivorusa muri aka kanya agatangaza ngo niyongera gushaka umugabo wa kabiri ntazahubuka nk'uko yahubutse kwa iminsi 136 niyo bamaranye yonyine. Ni ikibazo gikomeye cyane. N'amasaha 12 n'iminota 41 n'amasegonda 12. Ubuse urabaramo n'iminsi amezi angahe bamaze muri Canada? Hari ubu nta mezi 2 bari bwamare muri Canada. Oya ugushyiramo nayo kwidekarara kuko amakuru ufite ngo barigiye kwidekarara. Vestina ikibazo gikomeye cyane. So ahangaha rero ubuhanuzi nk'umukozi w'Imana mpanze utanga ubutumwa hanyuma umpereza uwo mugabo niba hari nayo mvugane nawe. Nepo Godfather Gwino, urabona icyo navuga cyo nuko Satani ni umwanzi w'ibyiza, ntawakifuza isenyuka ry'urugo rwa Vestina na Idrissa. Ariko kandi
umuntu ashobora kuvuga ngo n'ababyeyi be bashobora kuba barabigizemo uruhare. Ntabwo tubirashinzwe, ariko kandi iyo ugiye kureba uko iyo urebye umwana usoza ishuri ni Kaboji Talks, kora subscribe, nta kindi nakubwira. Noneho dukomeze dukurikirane tumenye ese bimeze gute.